bakwiye kuba nk'abo muri RPF muri cya gihe ingabo 600 zazaga muri CND, bimwe byaje kuvamo imvugo ngo bazihaye CND zigira mu myobo. Namibia rero ishobora kwisuka muri Kongo igatangira igakubita, ni kubita byanze bikunze ntihazabura ikindi gihugu mu byo uwo Lieutenant Colonel avuga, yaba Uganda nayo ishobora guhita yinagayo, ahubwo aho kugira ngo baze hahirimi yinaha hahirimizi iyo ngiyo. Je nahamya yuko ari ya Kongo, iyo ngiyo ya Kongo. Kubera iki rero? Kubera ko aho za kajugujugu zajyaga kurwanya M23, ibyo rero byanze bikunze kuri bariya bimurwanira cyahari. Hanyuma rero uwo mu Lieutenant Colonel wa Uganda bavuze yuko bagiye kurwana, nibyo yigeze kuvuga ngo araribwa cya gihe cy'i Burundi. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuje, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na Rutagengwa Viateur zajya dufasha gusesengura zimwe mu ngingo zirebana n'umutekano ndetse n'igisirikare muri rusange. Viateur, n'amahoro? Uraho neza kari nijabo. Twifurije gutangira icyumweru neza. Nizere yuko kizagenda neza, nuko ukwezi kwa gatandatu tukagusoza neza, tukinjira muri periode yo kwibohora tumeze neza. Kwibohora ni tariki 4 z'ukwa karindwi. Yego. Nibwo tuzizihiza umunsi mukuru wo kwibohora, tuzawizihiza ku nshuro ya 29. Yego nibyo. Ubu se 29 habayeho kwibohora ugeze kuki? Ntabiki kuboshye? Oya ntabyo. Ngeze ku gihugu cyiza, gifite umutekano, gifite amahoro, gifite iterambere, kandi turacyasonga mbere wa mugani. Ariko bije nanone hakurya muri Kongo nabyo bitameze neza. Kongo ikomeza gushinja u Rwanda. Kongo ibirego byayo irakomeza irushinje, none se rwagira rute? Bakomeze bashinja u Rwanda, icyangombwa rwo nuko ruzaho ruhagaze kuri icyo kibazo. Reka tugaruke gato kuri Lieutenant Colonel Katabazi Emmanuel muri Kongo nako muri Uganda bakunda kumwita Emi. Lieutenant Colonel Emi ni umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi bw'imbere muri Uganda. Aherutse kuvuga ko hagiye kuba intambara ikomeye izasakirana za leta ebyiri, ishobora gusiga imwe cyangwa ebyiri zihirimye muri aka karere. Viateur, iyi mvugo ya Katabazi wayumvise ute mbere na mbere? Imvugo ya General Lieutenant Colonel urumva ni senior officer, ntabwo napfa kuyifata minenegwe ngo numve yuko nta kivuze. Gusa icyiza nuko izo leta ebyiri zizasekurana bikarangira imwe ivuyeho, ntabwo yigeze adoma urutoki ku yariyo, ntabwo tuzi yariyo kugeza ubu ngubu. Bibaye byiza zabiza ahandi ntibi y'u Rwanda. Ariko noneho imvugo ya General cyane ya senior officer cyane ushinzwe iperereza mu gihugu, uko biri kose hari amakuru yaba afite y'igihugu cyenda kurwana n'ikindi muri ibi bihugu avuga bituranye. Gusa kuva yarabigize ibanga, ubu twebwe kuba twahamye igihugu icyo ari cyo ndumva bitapfa koroha. Gusa birashoboka niba muri Kongo hari umutwe urwana na leta wa M23, hakaba ingabo za Afurika y'Iburasirazuba, izo ngizo nkuko twabiganiriye ubushize, wabonye yuko abaperezida mu nama yabereye Bujumbura, uretse ko uwacu atarahari, yari yohereje PM cyangwa se Premier Ministre, basabye yuko ziriya ngabo zongererwa igihe. Ariko noneho ku rundi ruhande ukumva yuko SADC
yenda kwinjira muri kiriya gihugu. Kugeza ubu ntabwo tuzi ikizaza kizanye SADC ishobora kuza irwana. Noneho uyu Liyetona Koloneli Emmy akaba abona ko SADC niramukije hashobora kuba gusekurana. Buriya abantu biperereza ntukabakinishe, hari uburyo we wenda yaba yarakuruye amakuru akabona yuko, cyangwa se n'ubusesenguzi bwe nk'umuntu w'umu-ofisiye mukuru akabona yuko SADC niramuka imanutse byanze bikunze hari ikizaba hariya. Ibi byahise byibutsa abantu intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo. Yego. Zijya kuba nabwo ibintu byacaga amarenga nk'ibi Katabazi yavuze, cyangwa dusubiza inyuma gato. Tugarutse inyuma gato, Kongo ya mbere ariyo yakuyeho Mobutu Sese Seko. Uzi neza yuko ingabo z'u Rwanda zagiyeyo mu buryo bwo gusenya inkambi no gucyura abanyarwanda bari bariyo. Kongo ya kabiri haje no kuvamo ikiswe Operation Kitona. Wibuke ko abacengezi bari batuzengereje bamaze kudufatana Gisenyi na Ruhengeri, yemwe bamaze no kugera mu bice bya Gitarama ku musozi wa Ndiza, batwitsa amakomine ya Buringa bashaka kujya gufunga umuhanda wa Gitarama Butare. Ibyo ngibyo byanze bikunze u Rwanda ntago rwari kubyihanganira, byabaye ngombwa yuko ingabo zijyayo kugira ngo zisenye ibirindiro bya FDLR na ARIR, yari cyitwa ARIR yaje kwitwa FDLR inyuma, kugira ngo u Rwanda rubone umutekano. Icyo gihe rero umutekano wari ntawo, u Rwanda ntago rwari kubyihanganira nkuko nari mbivuze, byabaye ngombwa yuko ingabo zigenda, kandi noneho zimaze kugerayo nibwo Kabila yahuruje, kandi burya yahuruje abona amerewe nabi, ingabo zimumereye nabi. N'ubu rero niba atangiye gutabaza SADC ntukuvuga yuko atorohewe. Imishyikirano ngira ngo yarayumvise ejo bundi yasabaga ko M23 igaruka muri kiriya kigo cyayo yigeze gufata nyuma yaho cya Rumangabo, ikivamo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano imyanzuro y'u Rwanda ni Nairobi. Niba rero Rumangabo M23 igiye kuhasubira, cyane ko kiriya kigo cyasaga naho gishomereye, nta bikorwa bya gisirikare byari bikirimo, aho kugira ngo abantu bajye kuba hariya mu ishyamba baza bakajya muri icyo kigo. Gusa M23 niramuka inakigiyemo nta mpamvu yo kugerayo ngo yirare. Bakwiye kuba nk'abo muri RPF muri cya gihe ingabo 600 zazaga muri CND, bimwe byaje kuvamo imvugo ngo bazihaye CND zigira mu myobo. Uzi neza yuko bageze hari aho kugira ngo bigire muri ariya ma etage no mu birahure, ahubwo bacukura indaki, bibera mu ndaki. Ari nabyo byabafashije ubwo abajepe batangiraga kwataka iriya CND, byabashije kuba kavaringa babasha kukivamo, babasha kuva muri iriya CND, babasha kwirwanaho mpaka bageze Rebero na hehe hose. M23 rero nabo nibagera muri kiriya kigo ntibazagende ngo birare, bumve yuko barinzwe n'ingabo za EAC, ahubwo bagomba kuba maso nabo bagakora nk'ibyo abo bo muri RPA bakoze, bagacukura indake. Ugarutse inyuma gato, urabona bazajyayo? Kubwanye numva bajyayo. Kubera iki? Ariko bagakora nk'ibyo. Yego, kubera iki bajyayo? Imyanzuro nibagaruke n'ubundi nahabo, kuko nibo bazi uburyo bagisize. Yego wenda ibikoresho bagisizemo ntabwo bazabisanga, kuki se batazabisanga kandi barabisize mu maboko y'ingabo za East Africa zizewe? Nazo zishobora kubyimura mu rwego rwo kubahiriza ayo masezerano. Amasezerano ariko ntavuga ko bagomba kubyimura. Nta kintu na kimwe amasezerano avuga ko bagomba gukora. M23 kugaruka mu kigo cyayo je rwose byashimisha. Cyayo cya Kongo. Cyabo bifatiye. Kiriya kigo ni cya Kongo. Ni nkuko burya amateka yenda gusa. Uzi neza yuko Tshisekedi avuga ko yatewe, avuga yuko ari u Rwanda rwamuteye.
bihwanye nuko mugenzi we wigeze kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal nawe yatewe n'inkotanyi yavugaga yuko yatewe n'abaganda ariko byaje kugaragara yuko ari abanyarwanda. Ni nkuko icyo gihe inkotanyi zari zafashe Gabiro ariko nazo zaje kuyivamo, wenda ukavuga ngo nibagaruke basubire muri Gabiro baba ariho baba. Ibyo ngibyo ntacyo byaba bitwaye, wanatraninga cyangwa se ugakora n'ibindi bikorwa. Ariko noneho icyo mvuga M23 nigaruka hari ya Rumangabo ntibazirare ngo bumve yuko ibintu byarangiye, cyane ko twumvise yuko impande zombi ziri kwitegura. Ari leta ya Kongo wumvise yuko yatumije indege, urabizi bo icyo bakoze bahita bagishyira ku mugaragaro. Hari nimwe yahiye itaragerayo, zirashaje birumvikana, ni inkuburano zishobora kuba zinashaje. Burya hariya muri kiriya gihugu hajya haba indege zisaziye n'izisanzwe za gisivile, hariho izajyaga zitumbagira zigafunguka, ibyo zari zipakiye bikanyanyagira. Nizo rero niba ari inkuburano gusa bo baserebura kandi bazirata, birumvikana yuko niba utumije izo ntwaro izo ndege uri kwitegura imirwano. Ku rundi ruhande narwo nkuko nabivuze ubushize, byanze bikunze nabo ntabwo bicaye ubusa, bari gutraininga, bari gushaka amakurutu, bari kwitoza. Yemwe njya numva n'umuvugizi wabo abivuga, avuga yuko kwitoza bihoraho, nabo bari kwitoza. Mu gihe rero bitegura, buri wese yabonye umwanya wo kwitegura, byanze bikunze hari igihe wa mugani umuriro uzaka wakiye rimwe. Uriya Emirero muri Uganda ibyo yavuze bishobora rwose ashobora kuba wagira ngo aranahanura, uretse ko ukadiriya bya gisirikare abanabibona. Byanze bikunze hashobora kuzagira ariko ikibazo Emi ahangaha turimo turibaza, yaravuze ngo tugiye kurwana intambara, ntabwo yavuze ngo M23 na FARDC bagiye kurwana intambara. Oya, tugiye kurwana intambara na Uganda iri included irimo. Ati tugiye kurwana intambara hariya muri Kongo, kandi ibihugu byinshi byo hanze ya Afurika y'Iburasirazuba bifitemo inyungu nyinshi. Gusa ikiriho nuko guverinoma imwe cyangwa ebyiri zizasenyuka. Ati ibi ninjye bibabwiye Lieutenant Colonel Emi, hari icyo wungirije ubutasi, hari icyo perezida we yigeze abivuguruzaho cyangwa se undi muvugizi w'igisirikare. Byanze bikunze rero iyo senior officer avuze ari n'umutasi mukuru w'igihugu, byanze bikunze hari icyazi, hari imirwano izaba. Sadek niramukije ikaza Angola ikamanuka nkuko yamanutse. Ikibazo Angola ntabwo yemera kwizohereza abasirikare muri Kongo. Oya, hari igihugu cya Sadek cyari cyakonfirma. Namibia niyo yakonfirma. Namibia nako inama iheruka ya Sadek yabereye Windhoek muri Namibia. Yego, byavuye Namibia ari konfirma. Niyo yatanze, ntabwo biri gukonfirma, niyo yazamutse. Iyo nicyo gitekerezo. Ariko nuko biza. Oya, ntabwo ariyo kizamuye. Ni Kongo yabisabye, Namibia iti twe turi ready. Nuko biza. Ishobora kuza ari imwe, Namibia ikabanza kohereza abasirikare n'ibikoresho, bwacye ukumva Angola nawe yaje. Buriya no muri Kongo ntabwo byaziye rimwe. Igihe cya Kitona habanje Angola, niyo yambutse bwa mbere. Yambukira Kitona, hari ahantu hari akantu k'akarondorondo kava Kabinda yo muri Angola, niho bambukije ibifaru, abandi bagukinshasa. Ni nayo mpamvu burya habayeho kugotwa. Angola yaturutse inyuma, ifata Kitona aho twari twafashe, itangira guhinda abasirikare ibazamura Boma, itangira guhinda abasirikare bageza, bukeye twumva ngo bageze Matadi, bukeye twumva bageze Mbanzangungu. Ubwo abari Kinshasa nabo bakaniye ikibuga cy'indege cya Njiri kugifata byananiranye, noneho biba ngombwa yuko ingabo ziwithdrawinga, tugaruka noneho dupfumura twerekeza muri Angola. Namibia rero ishobora kwisuka muri Kongo igatangira igakubita. Ni kubita byanze bikunze ntihazabura ikindi gihugu mu byo uwo Lieutenant Colonel avuga. Yaba Uganda nayo ishobora guhita yinagayo, yakwinagayo akagira n'ikindi gihugu. Ni mu buryo bwa operation isanzwe. Ni buryo bwa operation isanzwe, nka za zindi twavuze za Umoja Wetu na Kimya 2 na Kimya 1 nkuko abacu nabo bigeze kubayo. Ukajya kumva Uganda nayo yinazeyo, rugasakirana hagati ya FARDC n'ingabo za Namibia wenda n'iza Uganda. Byanaba ngombwa kubera yuko u Rwanda buriya turacyafite impamvu ituma tujyayo. Impamvu ituma tujyayo urabizi yuko ari FDLR.
izo ngabo rero zije gufasha Kabila Tshisekedi zije gufata Tshisekedi byanze bikunze nazo zizifatanya na FDLR. Ibikoresho kuri FDLR biziyongera n'imbaraga ziba zakwiyongera ku buryo FDLR ishobora kuba yahungabanya umutekano n'u Rwanda. Aho ngaho ndahamya yuko n'u Rwanda rwahita rugenda. Ibyo rero Lieutenant Colonel avuga ndumva bishobora gushoboka, byashoboka, ariko noneho tugize amahirwe wenda Imana yabyerekeza ahandi. hanyuma izo guverinoma zishobora guhirima Ntabwo mpamya ko y'u Rwanda irimo. kubera iki? Iyo Rwanda kugeza ubu ngubu jewe nsigaye nyaminiya cyane. U Rwanda rufite igisirikare nizera kandi nemera gikomeye. Ahubwo aho kugira ngo baze hahirimi yinaha hahirimi ziyo ngiyo, je nahamya yuko ari ya Kongo. Iyo ngiyo ya Kongo kubera iki rero? Kubera ko niho haba habereye isibaniro. Niho haba habereye isibaniro. Kandi isibaniro wabonye yuko muri biriya bihugu rijya risiga hari ukuntu abaperezida bavuyeho cyangwa se bagapfa. Nka buriya Kabila uko yapfuye yishwe na Caporal Rashidi, nukuvuga yuko yarashwe n'abajenerali be batari bishimiye imiyoborere ye. Buriya Kabila yari umuntu ukunda amasaruti cyane. Uriya Caporal Rashidi yaciye ku bandi barinzi ba perezida agiye gusuhuza perezida, aravuga ngo nayenda kusalimia perezida. Yari umuntu ukunda amasaruti cyane. Amucaho amusanga muri presidansi amurasana n'abaminisitiri batandatu nyirango. Ndibuka yuko indege ya kajugujugu ya Zimbabwe yahise imujyana ngo ajye kuvurirwa Harare, apfira mu kirere agenda. Nibuka yuko wari umuvugizi wa guverinoma icyo gihe baramubazaga bati ko twumva ko perezida yapfuye, akavuga ngo president wetu yuhaye, kumbe ibintu byarangiye. Ibyo rero ahantu habaye isibaniro, burya nubwo perezida we aba ari ku butegetsi, ariko burya hari abajenerali baba batishimiye intambara bajyamo cyane ko baba batanabishaka. Bijya birangira rero ari uko bigenze. Nkeka yuko guverinoma yahirima ari iyo ngiyo. Iyi wacu yo muzo yaketse no muzo twakeka ko zahirima iyo ngiyo ntabwo irimo. Mukanya bavuga ibintu byo kwambutsa ibifaru. Utangora yambukije ibifaru bla ariko mu minsi ishize nantu twabonye Uganda yambutse ingabo inambutse ibimashini. Ngira ngo warabibonye byo gukora imihanda bikatera ipirari. Tubona igihe bunagana nyine muri mission ya East Africa. Yaba yaragiye yiteguye ko yavugaga igihumbi kambukana 5,000. Kuko ni nayo itangiye kuvuga itari ko tugiye ku Rwanda, ni itangiye kubivuga. Okay. Urabona nta bushobozi mfite bwo kujyayo ngo ndebe niba wenda ibyo bifaru biri mu myitozo cyangwa se niba abasirikare babo bari mu myitozo bari standby ku Rwanda. Ariko niba barasabwa igihumbi hakagenda 5 nibo bazi impamvu. Bakaba nabo batangiye kuvuga bati tugiye ku Rwanda. Hagiye kuba imirwano. Ntabwo ari hagiye tugiye. Hagiye na tugiye ni ibintu bitandukanye. Ugiye mu Kinyarwanda bivuze ngo hari ahantu hagiye we uba wikuyemo. Okay. Ariko ishyiremo ngo tugiye naho buri umusirikare Lieutenant Colonel w'umutazi wenda ajya no mu amekanso yawo. Amekanso ya Uganda ashobora kuba yijyamo iranaba ntabwo mbimenya. Cyane ko burya inama za gisirikare ziba mu muhezo, uretse ko twebwe yo zabaye tunabimenya, yo zabereye igako, yo zabereye hariya kuri Ministeri y'Ingabo, bagerageza kuduha amakuru mu buryo bwose bushoboka. Ariko hari igihe wenda iyo nama y'umutekano ya Uganda itegura intambara muri Kongo cyangwa ahandi yaba yarabaye ntibayishyire ku mugaragaro. Ibyo rero kuva Lieutenant Colonel yamuwe anaamua kwamba tunaenda kupigana, ibyo ngibyo rwose reka tubiharire uwo bivuze. Ariko noneho jewe yo officier mukuru avuze ntabwo mbifata minenegwe. Ndategereza ikizaba nkabihanga amaso, byaba ari ibireba u Rwanda birumvikana yuko hari ababishinzwe nabo bazagira uburyo babyitwaramo. Hanyuma izi ngabo z'umuryango wa East Africa ziri mu burasirazuba bwa Kongo zongerewe manda nkuko babivugaga zizagera mu kwa 9 k'uyu mwaka. Ariko abantu benshi barabona ko SADC isa nkaho idashaka kwivanga muri iyi ntambara.
kubera ko n'ibihugu bya SADC nka Angola yaravuze iti no iti twe tuzagumana umurimo w'ubuhuza yego dushingiye ku masezerano yakorewe i Rwanda Perezida Lorenzo azaguma ari nk'umuhuza iti ibyo by'intambara hoya hanyuma hakaba hari ingabo za MONUSCO ziri hariya n'ibindi bihugu bya SADC bikavuga biti nta mpamvu y'intambara wowe ukaba ugishimangira ko SADC ishobora kurwana urashingira kuki uvuga ko SADC ishobora kurwana nk'iyo urebye ibihugu bigize SADC biracecetse nka Tanzania iraho nta ngabo yoherejemo hariya cyetse n'ibizifite muri ya brigade speciale n'ubundi zisanzwe ziriyo muri MONUSCO ariko ntazo kugeza ubu ingabo za Afurika y'Iburasirazuba urabona yuko aho zihagereye nakubwiye yuko hari agahenge nta bombori twaherukaga kumva nta mirwano ariko mugenzi wawe witwa David yarambwiye ngo buriya ngo iyo amasasa atari kuvuga nicyo kibazo iyo ahantu hari umwuka w'intambara amasasa akaba atari kuvuga ati bari ikibazo kurenza iyo intambara irimo ahubwo ati kuko igihe ruba uzakubitira urabizi njya nkunda kubivuga yuko ibiryo by'abasirikare n'intambara burya abasirikare iyo batarwana rwose baba bari mu bushomeri yego intambara irica kari nijabo intambara irica ikanasenya ariko burya nka buriya iyo batarwana baranasonza kuko iyo urwana ubasha kubona icyo ushaka cyose niba ufashe umujyi urabasha kubona icyo kunywa urabasha kubona icyo urya naho iyo uri muri sizifaya nk'iriya ibyo David yakubwiye ni ikibazo kuko baba bari kwisuganya byakubita bigakubita bikubise koko aho ndemeranywa nawe bishimangira mvuga ngo ibiryo by'abasirikare ni imirwano kubw'izo mpamvu rero warumbajije ngo SADC kuki ishimangira ko ishobora kuza irwana ingabo zaraje ibintu byari bitangiye kujya mu buryo yemwe ubushize warambajije ngo Kabila niba atabashaka bazagenda Tshisekedi mumbabarire cyane uriya musaza turamuzi cyane kubera yuko twakocoranye nawe bihagije niba atazishaka bizagenda bite ndavuga nti niha kuzirukana abaperezida batamuwe yuko zivayo nazo zishobora kwihagararaho zikaba zanamurasa hanyuma rero SADC Namibia nibibona hari ikije gukora kirenze icyo abarundi n'abasudani y'epfo n'abanyakenya batakoze ni ikihe iyo byanze bikunze ishobora kwiyangaja mu mirwano nkuko yiyangajemo muri kiriya gihe cy'Icyenda n'Umunani mu gihe cya Operation Kitona cyane ko kirya gihe turi za Kitona bivugwa yuko Perezida Kabila yari yarabahaye bimwe mu birombe by'amabuye cyane ntabwo nibuka ikirombe yari yarabahaye mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kubona amafaranga Kabila arashora afite amafaranga rwose afite ubutunzi noneho rero niba icyo gihe Namibia yaraje ikabasha kugira iki habona ku bijyanye n'ubutunzi na n'ubu byanze bikunze bagomba kuhagaruka ni iki rero bazanye kirenze icyo abo maze kuvuga bakoze byanze bikunze bo baje bari muri mudu yo kurwana bashobora kuza bakavuga bati tuje kurwana naye mu 23 tayari ubwo FDLR nayo ikabibonye support yindi ya kabiri ngaho rero wa mugani ibihugu byose byaziramo ariko SADC ni umuryango kandi umuryango iyo ufashe icyemezo gifatira hamwe cyumva Namibia ishobora kuba inyuma ikazirwana kandi abandi nka South Africa ubona nta intere bafite bangora bona bice ugize uti ni umuryango noneho reba n'uwa EAC habanje yizihe mbere na mbere ariko bari bemeranyije nubwo bagiye bagenda buhoro buhoro yego bo bari bamaze kwemeranya ko bagomba ibihugu bibiri bitari yo ni ibihe kugeza ubu u Rwanda na kindi yego na Tanzania Tanzania ubwo ishobora kuba iri muri brigade speciale ya Loni yaravuze ati nta mpamvu yo kohereza izindi ngabo niziriyo nizigumeyo yego dufata u Rwanda na Tanzania u Rwanda na Tanzania nibyo bitariyo kandi ntacyo bibatwaye kandi ntibibujijwe yuko ntibujije ko uwo mwanzuro wafatiwe hamwe Namibia rero ishobora kubimburira ibindi bihugu hanyuma nibindi ariko mwanzuro ntabwo wafatiwe hamwe mwanzuro kohereza y'ingabo ntabwo wafatiwe hamwe muri SADC ntabwo wafatiwe hamwe
Namibia rero niyo igiye kwiyamurisha. simbizi ubwo nakomeje kugendera ku byo uri kuvuga. Yego, Namibia birumvikana yuko yiyamurishije, nanjye mvuze yuko ishobora kubikurikiranye iyo n'inyungu. Hari umwihariko w'imibanire myiza ya Namibia na Congo, akaba hari umwihariko w'imibanire mibi ya Namibia n'ibihugu bya EAC ku buryo bavuga ati reka njye gusekurana nabyo. Ubu n'igisirikare cya Namibia ni igisirikare kiri kuri calibre yihe ku buryo kivuga kiti reka tugende nubwo abandi baranarwana rero ntukine. Bararwana ntukine nuko nabo bahuraga n'abanyarwanda nabo barwana bafite icyo barwanira kandi nabo bafite ingabo zikomeye. Burya mu bihugu byatuzengereje Namibia irimo cyane cyane buriya budege bwabo bwa MiG, bakagira n'abantu bazi gutega cyane, bazi gutega za fagasi ku buryo wa advancinga utaranagera mu defense yabo, ahubwo ugashiduka waguye mu mitego yabo. Nabo n'abarwanyi bafite strategy nyinshi zo kurwana. Wa mugani bashobora kuba bafite n'agatima karehareha ko kuba bakumbuye kurwana. Ariko rero reka nibahagera tuzarebe. Ariko rero mbisubiramo, tugize amahirwe byagira ahantu bigarukira, ntibibe nk'uko Lieutenant Colonel Emi yabivuze. Hanyuma Viateur, iyo urebye amakuru y'ubutasi n'uburyo ajya hanze, ubu buryo ngewe nk'umusivile ntabwo mbumenyereye. Yego, kuko umutasi wo mu gihugu yajya hari akavuga ati buretse dore bigiye kuba, akanabivuga muri kondisiyo ubona ahubwo yari itangiye gutanga agahenge. M23 na leta buri umwe atanze agahenge, ingabo ziri hagati y'abarwana za East Africa, none hatangiye ibiganiro by'Ubujumbura, ariko akavuga ati ahubwo muraje murebe. Ubundi aya makuru y'ubutasi kujya hanze gutya nge narikanze. ni ikibazo gikomeye cyane. Kimwe nuko tugize amahirwe twasanga wenda n'indoto ze. Tugize amahirwe urya umutasi ntarota ngo ajye bucya vuga. Mu bindi bihugu usibye u Rwanda naje gusanga hari igihe umusirikare mukuru nawe yamuha akavuga ibye. Twagiye tubibona no ku ngabo za Congo z'ubwazo, ukajya kumva umuntu ariyamurishije atangaje ibintu na leta ye itanamutumye itanazi. Tugize amahirwe wenda twasanga ari indoto ze, kuko wa mugani ariko ntizibura gutukwamo nkuru. Yaba private ubivuze, abe senior office ubivuze, reka ntabwo zibura gutukwamo nkuru igihe batanavuguruje bavuga ati ariko twitandukanyije n'ibyo private kandi nije bavuze. Reka tugaruke kuri wa muhungu tubereye uncle, umuhungu wa Museveni. Wibuka yuko nawe yigeze kwicara agatwitinga ati Kenya Nairobi bayifata mu masaha 24. Ngira ngo ni nabwo, ariko uribuka ko ise yasabiye imbabazi abanyakenya, igaragaza kwitandukanya. Ahangaha nta n'uwigeze avuga. Reka dutegereze wenda bashobora kuzabivuguruza, ariko tugeze amahirwe bya bindoto bizize nk'uko Generali Muhozi nawe yigeze kuvuga ayo magambo. Rwose ahandi rwose abagenerali wagira ngo bafite liberté totale. Twebwe uzi neza yuko ibyo wacu ahanini bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo cyangwa n'umugaba w'ikirenga. Yego, n'umugaba w'ikirenga ariwe nyakubahwa perezida wa repubulika. Cyangwa se burya na speech z'abasirikare tuzifata iyo hari event twagiyemo bakabasha gufata mikoro. Nibwo ariko ntabwo wagenda gusange umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka cyangwa izirwanira mu kirere mu ofisi ze uti mbwira umubare w'akajugujugu utunze hano mu gihugu, umbwire n'abasirikare ukoresha n'icyo uteganya gukora. Ibyo ntabwo bishoboka. Nta mujenerali wacu wari wumva yitumbukije ngo avuge ibintu bishobora gutuma u Rwanda rujya mu bibazo. Reka rero ibyo bihugu birigenga, abajenerali baho barigenga, bafite uburyo babayeho. Tugize amahirwe zaba ari indoto ze. Ubwo nabo mu Rwanda barigenga.
twariho structure y'uburyo ibyo batangaza bigomba kuba bimeze ariko wibambura ubwigenge. barigenga barakomeye kandi ntabwo nta gereza barimo. Hari structure y'uburyo ibitangazwa yabyubakitse ariko nabo bwaba barigenga. Ariko bakigenga bagira ntabwo nari n'ubu general witumukije mwavuge ati rwose nzakora gutya na gutya. Ibyo ngibyo byo mu Rwanda ntabwo bishoboka cyane ko dufite igihugu cyanyuze mu bihe bibi, dufite abajenerali bakoze akazi kandi noneho nabo mpamya yuko ari abarwanyi. Burya kanini rero ntukababone bigendera, bariya bagabo burya ku bijyanye n'imirwano nabo ntiboroshye. Ndabazi baranyoboye naciye mu maboko ya benshi, ntukabone bigendera mu majipe meza burya rwose jya umenya yuko nabo ntibananiwe kuba bavuga, ariko noneho ibintu byabo bo babikora igihe kigeze. Igihe kigeze nibwo batangira gukora. Hanyuma rero nkuko navugaga tugize amahirwe byaba ari indoto ze, ariko noneho binabaye nkuko yabiteguye byaba, kandi buri gihugu kikabyitwaramo uko kishoboye. Viete turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro. Hari ijambo uyu Katabazi yavuze avuga ngo ibihugu biri hanze ya Afurika y'Uburasirazuba biyifitemo inyungu nyinshi y'intambara. Yego, ibi bihugu hari abantu bamwe batekereza ko byaba ari ibya SADC, ko SADC iri hanze ya Afurika y'Uburasirazuba. Ariko hakaba n'abandi batekereza ko ari bino bihugu biyobora isi, bino bya Amerika, Ubwongereza n'ibiki byose biriya byitwa super power ndetse binafite veto mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Wowe uratekereza iki kuvuga ngo ibihugu byo hanze ya Afurika y'Uburasirazuba bifitemo inyungu nyinshi? Hera kuri izo ndege zagurishijwe, ntuvuze ko yari yahiye. Ibyo bidege bishaje nta handi byajya uretse muri kiriya gihugu kinini. Aho ngaho izo ndege zaturutse amafaranga yagiyeyo, iyo si inyungu ya mbere se? Ibyo bihugu bikomeye nk'ubwo Burusiya nubwo nabwo butorohewe, nk'izo Amerika, byanze bikunze hari ijanja bashobora gushyira muri iyo mirwano bakabasha gucuruza intwaro zabo. Inyungu ntabwo ari ukuza gucukura ayo mabuye nk'uko babivuga, ariko noneho nabo bwabo kugaragaza ubuhangange bwabo. Yarabuze ahantu agaragariza ubuhangange bwe, ariko noneho bikumvikana yuko ari inyuma y'igihugu runaka kiri muri iyo mirwano, no kuvugwa yuko bari inyuma y'icyo gihugu n'imbaraga gifite, byanze bikunze icyo gihugu nacyo kibasha kubyungukiramo mu buhangange bwabyo. Ariko noneho no mu buryo bwo gucuruza izo ntwaro, no mu buryo bwo kumenyekana, ibyo byose birashoboka. Ibyo uyu mugabo avuga ibyo byo byaba ari byo. Izo za SADC rero byanze bikunze nkuko nabivuze mu minsi ishize, umenya arije Kamine bari barabahaye basaruragamo amabuye, aribo barinze ibyo birombe za Mbujimayi n'ahandi na Kananga ngira ngo. Byanze bikunze rero inyungu zirahari, kuko mu mirwano habamo inyungu yo gukemura ikibazo wari ufite cy'amahoro make cyangwa se umutekano muke, cyangwa se ukanahakura n'ubwo bukungu nkuko nabivuze kuri urwo ruhande rw'abarwaniriraga Kabila muri kiriya gihe. Twebwe nk'abanyarwanda twabyungukiyemo. Ubu iriya operation Kitona niyo dukesha amahoro arambye iki gihugu gifite, buriya akomoka kuri iriya mirwano. Kiriya gihe iyo tutajyayo byanze bikunze hari ukuntu ibintu byari kumera nabi. Umutekano rero twarubonye kandi usesuye. Ubu ikizakurikiraho nk'uko abayobozi bacu bajya babivuga, ni ukurindira hirya y'imipaka y'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu nta muntu urwanya leta y'u Rwanda ufite na santimetero n'imwe, kandi narabikubwiye ubushize, haza 100 hagasubirayo umwe wo kubara inkuru. Ibyo twarabyumvise hariya muri Nyungwe, twarabyumvise za Bugeshi na hehe hose. Amahoro rero tuyafite. Iyo niyo nyungu ya mbere twebwe ubwacu, kugira ngo tugire amahoro kandi dukore dutere imbere. Dusoze iyi ntambara Lieutenant Kano Katabazi yavuze, urayibona iyo usesenguye?
cyangwa umugani biri mu ndoto ze. reka ntabwo nyibona. Uko ubwenge bugenda bugaruka, nanasaba Imana ngo ntizabeho biba indoto ze, ariko ntayo. Niba yibona we nagenda yikore, ubwo twebwe abanyarwanda. Uretse gato ntayo ushingiye kuki? Kuko wemeranyije na David ko iyo ibintu bicecetse haba hari ibiri gutegurwa. Cyane cyane nk'abariya bari ariko uyisunyuranya na Katabazi yuko nta ihari. Bariya bari bamaze igihe barwana. Nibyo navuze ngo ibiryo by'umusirikare ni intambara. Bariya bo byanze bikunze tugize amahirwe tukagerayo irahari. Kuko kugeza ubu ngubu ibyo leta ya Kongo isabwa ntabwo irabyubahiriza. Niba isabwa gucyura FDLR nta n'umwe uraza. Nabaza nababasha gutoroka. Bari hari Mutobo. Burya hari Mutobo bajya kuhagera biyushya cyuya bahangayitse cyane. Kuko muri FDLR iyo bamenye ngo uzataha ejo byanze bikunze baranagutega bakakurasa. Ugize amahirwe rero akabacika akagera muri MONUSCO agatunguka hari iwacu ku Gisenyi bakamuzana Mutobo bakamuha ikibara agataha akajya iwabo akagaruka akiga agasoza agataha, nibo badutekereza uko biba bimeze. Niba rero iyo FDLR n'indi mitwe y'amahanga iri muri Kongo itarabasha gutaha, intambara iracyahari kuko bo ntabwo barava kwizima. Ubu M23 yongeye wenda ikawithdrawinga igahungira Kongo cyangwa se igahungira Uganda cyangwa igahungira mu Rwanda, FDLR nanone yakongera ikabasira babandi bavuga ikinyarwanda, ikongera igakomeza imigambi yayo ya genocide. Mu gihe rero ibyo bitararangira byanze bikunze hari intambara irahari. M23 ntizava kwizima, FDLR nayo ntirava kwizima, iracyaterwa inkunga na leta ya Kongo. Mu minsi ishize bumvise yuko na MONUSCO nayo yari yabyinjiyemo, aho za kajugujugu zajyaga kurwanya M23. Ibyo rero byanze bikunze kuri bariya bimurwanira cyahari. Hanyuma rero uwo mu Lieutenant Colonel wa Uganda bavuze yuko bagiye kurwana, ibyo ni ibyabo rwose. Amekanso yawe ntabwo nyizi, icyo nzi nuko twebwe mu banyarwanda rwose nta kibazo dufite cy'umutekano. Nitubona ibintu bikomeza gukomera niho ikizakorwa. Dusoreze ku ijambo ry'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda wavuze ati niba dutumira tuzaza. Yego, aho yigeze kuvuga ngo araribwa cya gihe cy'i Burundi. Urabizi neza yuko igihe cy'i Burundi byari bimeze nabi harya rwose, nuko byacogoye. Ubundi burya kwari nko kumuhamagara rero ntabwo ari uzagenda azatanga itegeko abahungu bagende, kandi arabizeye azi icyo gukora. Ari amabombe bajyaga batera hariya Bugeshi akaza akica abantu bangahe agasenyera abaturage no mu Kinigi. Ngira ngo byaracogoye. Igihe bizongera noneho bigakomera kurushaho, akaba menshi, akabaho no kwa divansinga, ni nko kumuhamagara. Aho ngaho rwose azakwitaba. Aho rwose ari standby, ibikoresho arabifite. Aho ngaho rwose niba muhamagara azagenda. Ariko noneho kare nijabo mu gusoza agenda avuga nti tugize amahirwe ibyo inama ziri gusaba, yaba iya Rwanda muri Angola, yaba i Nairobi, tugize amahirwe byashyirwa ni Bujumbura. Ni ukubera yuko Perezida Neva ari we chairman wa East African. Ariko i Bujumbura nabo basabye ko bajya Rumangabo, abo ba M23 kugira ngo nyine processes zikomeze zubahirizwe. Nibaze mu kigo batraining birwaneho, babone icyo kurya, babone n'icyo kunywa. Mu gusoza rero tugize amahirwe byagira ahantu bigarukira, intambara irasenya ntiyubaka. Yego navuze ko ibiryo by'abasirikare ari intambara, ariko tugize amahirwe intambara ikiziteza zavaho, hakabaho retirement, abantu bagasubizwa mu buzima busanzwe, bakajya kwibeshaho bagakora, hanyuma ibihugu bikagira umutekano. Tugize amahirwe ibyo biryo abasirikare mwabibura. Yego bagashomera. Urakoze cyane Viate. Mwakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo
Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare